muraho neza ni Ubardo Official. Uyu munsi turasubiza ikibazo cy'ukuntu wahagarika WhatsApp igihe wibwe. Ni umwe muri bagenzi banyu wambajije icyo kibazo muri comment nkuko mwabibonye ku ifoto yari imbere yanyu. Yarabajije ati ese ni gute wahagarika WhatsApp yawe igihe bibye telefone yawe? Niba ari ikintu cya mbere kigoye kuri iki gihe ni amakuru bwite y'umuntu cyangwa se kuba bagutwara WhatsApp yawe, ahasigaye bakaba bahita bayikoresha ibindi bintu bishobora no kuvamo kuba wafunga. Uhawe ikaze niba bwa mbere ugeze kuri YouTube channel. Kora like kuri iyi video kugira ngo n'abandi bose baze kubona iyi video. Tubwire uko umeze muri comment. Kora share ku nshuti zawe, ahasigaye tubane muri video yacu. Unakore subscribe, ufungure inzogera tujye tubana igihe cyose kugira ngo ujye ubona video yose nshyizeho bwa mbere. Ubardo Official, isoko ku ikoranabuhanga, internet za future. Kora subscribe tubane igihe cyose. Niba telefoni yawe yibwe, ushobora guhagarika WhatsApp ukoresheje indi telefoni iyo ari yo yose. Fa kuba ufite internet, buriya niba ari n'ikintu cyiza WhatsApp yakoze gitandukanye n'ibindi bintu ibyo ari byo byose nk'ama email za Facebook, za TikTok ndetse n'izindi social media zigiye zitandukanye, WhatsApp yirihariye. Ni ukuvuga ngo nimero iri muri telefoni imwe ntishobora gukora mu yindi telefoni keretse ukoresheje uburyo bwa web bumwe naberetse, umeze nk'aho buri gukontorora n'ubundi WhatsApp y'undi muntu. Niyo mpamvu rero ufata telefoni yawe nk'ibisanzwe nk'uko uguza telefoni bwa mbere, ukadownloadinga application ya WhatsApp. Iyi WhatsApp muzi yaba business ya WhatsApp Messenger zose n'ubundi ni za Meta. Warangiza ukayifungura iyo application, ugashyiramo nimero yawe ya telefoni yariri muri ya telefoni bibye, ubwo niyo iriho ya konti. Maze gushyiramo ya nimero ya telefoni, uremeza nyine ugakurikiza amabwiriza y'uko uri gufungura account, ariko iyo ugishyiramo bahita babona ko usanzwe ufite account, bahita bakohereza SMS code cyangwa se nimero ya telefoni na code OTP, one time password, bakohereza kuri simu card yawe. Iyo simu card uba uyifite, none ya code ukayishyiramo. Umaze kwishyiramo ako kanya WhatsApp ihita ikora log out kuri ya telefoni yibwe cyangwa se igahita iyihagarika. Ibi ngibi bituma umuntu ufite telefoni yawe atabasha gukoresha konti yawe ya WhatsApp nubwo yaba yarayifite access wimaze kwimwambura. Inama rero nakubwira weho umuntu wanjye urebye iyi video, mu gihe ibyo ngibyo bishobora kukugora kubona indi telefoni, hamagara kuri MTN cyangwa se kampani itanga simukadi yaba MTN yaba Airtel, ubabwire ko telefoni yawe yibwe, ahasigaye bagufasha gufunga simukadi yawe. Noneho mu gihe utarajya ku mu agent ngo ube wabaruza, wakora sim swap cyangwa se ubone swap nshyashya. Ikindi nakugira, shyira password cyangwa pin muri WhatsApp web kugira ngo ntihagire ukoresha kuri mudasobwa utabizi. Ndavuga ubwo ushobora no guhita unafungura two step verification narabiberetse, ndetse na mutarashimye video hari mwajyaho mukayireba, nayo ndumva iriho ukuntu wafungura two step verification ukarinda telefoni yawe igihe banayiba kuri bya account n'ubundi bakajya babasaba ya password. Mu gihe kuri no channel ya Ubardo Official murayibona. Ikindi, irinde gufungura link zitazwi cyane nyuma yo kwibwa telefoni yawe, kuko haba hakenewe ikintu kimwe kivuga ngo nukandaho gusa niho kwita ubyemeza, nta kindi kintu bari bugusaba. So niba ufite ikindi kibazo tubaze hano muri comment. Kubaza bitera kumenya, kandi ukore subscribe kuri iyi channel ya Ubardo Official kugira ngo ujye ubona ubundi bumenyi bwose bujyanye n'ikoranabuhanga, trick, amuburiganya abantu bagira ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nge twabanaga ya Ubardo Official, sharing inshuti zawe. Bye bye, Imana iguhe umugisha.
tuzabana ubutaha. Bari Official, isoko ku ikoranabuhanga, interineti za Future. Kora subscribe tubane igihe cyose.